kora kaye dufite ikibazo siranse baratwurije imeze nk'iya rukururana urakumva barangije ibi bintu ntabwo tubishaka ibintu uzishyura n'umwana wakazishyura n'undi uzaza akishyura iherezo ryabyo bitagira kwishyura ntabwo tubishaka ibintu niba dukorera ubuvugizi ntabwo na perezida bimugeraho ntabwo ibintu tubishaka. kuki mwahisemo kuza hano? Twahisemo kuza aha ngaha kuko ariho ahantu hagaragara kugira ngo n'abandi bose babirebe ariko ibintu ntabwo tubishaka ntabwo tubishaka muyobozi. urumva wararenganye ku buryo bungana iki? Nararenganye ku buryo burenganye mu buryo bishobora kuzishyura nkazishyura n'umwana akazishyura ako niko akarengane ka mbere. Motari wowe bimeze bite? Hari autorisation, hari assurance, hari patente, umusanzu tukigira ubu nta panaro tugira wo kwambara. Reba ipantaro nambaye ubu se nukuvuga ko nanze yuko kuba nagura ipantaro nzima kubera ikintu kugira ngo nabone igihumbi ariko nishyure na siranse nta pantaro nta rukweto. Reba inkweto nambaye nk'umuntu ukorera amafaranga ibi ntabwo ari byo uyu muzungu ntabwo turusha agahinda kenshi rwose mudukorera ubuvugizi. Assurance yaruriye uko ikibazo umugenzi uramubwira ati tugiye gucomeka mashini ati giye bya mashini ntabwo mbizi ntabwo nizi ati jewe icyo cyuma cyawe ntabwo ngishaka wakemeza ukamutwara kubera ko wabuze amafaranga yo kugura isabune bagahita bakwandikira 30,000 30,000 utabikoreye ntabwo ibintu tubishaka rwose. Urakoze murakoze ntabwo dushaka bibayijyane mu mazi ubu ngubu umugenzi araza wamubwira mubazi agahita ajya kwishakira utayifite sibyo. Ikindi kandi twebwe bari kutwishyuza amafaranga urakora wataha ukabona message y'ideni sibyo. Ntibarebye yuko nawe hari ibibazo wagize bya moto yapfuye wakoresheje wanyweye sase na moto ni yawe urumva umuntu akajaza agashaka kukwishyuza amafaranga urumva kandi mutarafatanyije gushora. Niba bashaka ko tubakorera nibatugurire moto izacu